Yes, ndabasuhuje nanone kuri channel. Murabona ko mfite morale rwose, ningiye basobanurira filime Inzira y'umusaraba. Reka mbahereze ikaze kuri channel ya One mu wa filime. Tugiye kubana mu buryo bw'ikiganiro nanabasobanurira byinshi mwibaza kuri filime Inzira y'umusaraba. Ese izarangirira kuri kangahe? Ese iribageza azabona umuti we gute? Ese bizagenda gute? Ninge rero twakoranaga abenshi mwari mutarambona kuri kamera. Hanyuma muri iki kiganiro ndaza gutanga amafaranga 10,000 ku bantu batanu bari bwaze kwandika muri comment bagasubiza ibibazo ndi bwaze kubabaza. Ibyo 10,000 rero buri muntu wese azabihabwa ku itariki 22 z'uku kwezi, bivuze ko bari bwayatsindire. Iyo niyo tariki amafaranga azabagereraho aho uri hose mu gihugu cy'u Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se mu Rwanda. Ayo mafaranga byanze bikunze agomba kukugeraho, niko twabyanzuye. Abantu mwese rero twabanye kuri uyu munsi wa none tugiye kuganira. Maze iminsi mbaha filime, harimo filime yitwa Ndicuza, harimo filime yitwa Ishuri ry'Ubuzima, ariko twabyitiriraga Inzira y'umusaraba kugira ngo mubirebe. Twabonye ko rero ari ibintu bitabashimishije, twabonye ko ari ibintu bitabanejeje, duhitamo kubireka burundu kugira ngo natwe twikorere brandi zacu, turebe ko byibura mwazikunda. Ariko noneho by'umwihariko mureke tubanze tuhere kuri filime Inzira y'umusaraba. Abantu benshi bakunda kunyandikira kuri WhatsApp bambaza ngo ese Rugema yapfuye? Ibyo bintu mukomeza kugenda mubibona ku mbuga zigiye zitandukanye. Biriya bintu rero ni ibintu abantu bakora kugira ngo babashe kubirongeramo cyangwa se babashe kwinjiza amafaranga, ariko ntabwo ari ibintu byiza. Mwebwe rero hari igihe mubyizera ndetse bamwe na bamwe mukabimbaza. Ikindi, abantu benshi muri mwebwe mureba filime Inzira y'umusaraba mwagiye mwandikira abantu batandukanye. Hari abandikiye Iribagiza, hari abandikiye Cyusa, hari abandikiye Kamarade, hari abandikiye ba Rugema ndetse na ba Fabiola mubasaba ibintu bigiye bitandukanye, aribyo ndaza kugarukaho kugira ngo nanabibasobanurire. Abantu mwajyaga mwandika mbabwira abantu mugomba kwandikira n'abantu mutagomba kwandikira, kubera yuko hari igihe mwandika bigapfa ubusa. Hari n'abatanze amafaranga arashya bitewe n'uko abo bayahaye atari bo ba nyiri ibyo bintu. Niyo mpamvu rero uyu munsi nje kubasobanurira kugira ngo mubashe gusobanukirwa neza. Ndanababwira igihe filime Inzira y'umusaraba izarangirira, n'intego bayifiteho na gahunda bayifiteho kugira ngo wewe uyireba ubashe gusobanukirwa. Reka ngusabe gukanda subscribe ni muri mushyashya, ukande subscribe kugira ngo ibintu bigende neza. Duhere ku kirero, reka duhere ku bantu bagiye bandikira abantu batandukanye. Abantu benshi bareba filime Inzira y'umusaraba bakunda no gukina filime. Hari abagiye bandikira abantu bibwira ko ari ba nyiri ibikorwa cyangwa se hari icyo babafasha kugira ngo babashe gukina filime. Nicyo kintu nje kugarukaho. Hari abantu bakora ibiganiro nkanjye benshi cyane bababwira ko bashobora kubashyira mu mafilime, abagiye babaka ibintu bitandukanye byinshi cyane, namwe mukabyizera mukagira ngo nibyo, ariko mugategereza igihe bazabashyirira muri filime bikanga bikarangira bidakunze. Hari abandikiye Fabiola, hari abandikiye Iribagiza, hari abandikiye Cyusa, hari n'abandikiye benshi bagiye batandukanye. Nagira ngo mumare amatsiko rero, aho wandikiye uwo ari we wese muri bariya mubyire icyo ashinzwe n'akamaro kiwe. Muri iriya filime Inzira y'umusaraba, uwo bita Kamarade niwe nyiri iriya filime, we n'undi mugabo wundi n'umudamu nibo ba nyiri filime. Abantu rero mujya mwandika mukandikira abandi bantu bari hanze batari Kamarade, ntabwo muzigera mujya muri iyo filime Inzira y'umusaraba. Icyakoze cyo bashobora kubafasha bakaba inzira yabahuza n'abo ngabo, ariko ntabwo aribo babashyira muri filime. Ntabwo aribo babashyira muri filime kubera ko ntabwo aba ari ba nyiri filime. Uriya Fabiola ni umukinnyi, Mukanambara ni umukinnyi, n'abandi bose mubona muri iriya filime Inzira y'umusaraba ni abakinnyi. Uretse ko hari igihe usanga bafite amafilime yabo ku giti cyabo ku ruhande atari Inzira y'umusaraba, wenda ukaba wavuga ngo iyo filime niyo bagushyiramo, ariko mu buzima busanzwe ntabwo Inzira y'umusaraba ari iyabo. Ubwo rero nimba wajyaga ubandikira wibwira ko Inzira y'umusaraba ari iyabo, nagira ngo icyo ngicyo uragisobanukiwe.
ikindi cya kabiri tugiye kuvuga noneho ku kijyanye no kuba abantu bababeshya ko Rugema yapfuye. Rugema ntago aba yapfuye, ni muzima, n'undi wese muzabona bari kubivuga bazaba bababeshya. Noneho nabonye hari ibyadutse ngo Perezida Kagame ngahaye inka cyangwa ngahaye Imana idasanzwe iribagiza. Biriya byose ni ibihuha byo kugira ngo babarire megabyte, ni ibihuha byo kugira ngo mukunde mubarebe, nimukabarebe bariya ni abamamyi baba bagira ngo mukunde mufungure ibintu byanyu. Ndizera neza ko icyo nacyo mugisobanukiwe. Umunsi rero twatanze promotion yo kuba mwahabwa amahirwe yo gukina filime, tuzajya tuyababwirira ku macana agiye atandukanye. Nanjye ujye ubaha amahirwe yo gukina muri filime, ntago ari inzira y'umusaraba mba ndi kubabwira. Mfite izindi filime nyinshi cyane zitambuka kuri channel ya Kamatoki TV, harimo nka filime yitwa Inzira y'Urukundo, ndabizi ko ari filime yabashimishije, ndetse na ziriya bita Ndicuza n'izindi zose ngenda mbahera kuri iyi channel. Nizo filime mfitiye uburenganzira, navuga ngo mfiteho uburenganzira bwo kuba nabashyiramo. Izindi zose ni ukubabeshya, ibyo mwabona bindi ntabwo biba ari ibyanyabyo. Ubwo rero nicyo kintu mba ngira ngo nsobanurire abantu n'abakunzi banjye. Nanashimira uwo bita Chantal Irakoze mu gihugu cy'u Burundi, akunda gukurikirana ibintu byacu dukora mu buryo bwa buri munsi. Hanyuma rero yes, noneho rero umwanya tugezemo ni umwanya wo gutanga ya mafaranga 10,000. Ni ibintu byizewe, mutaza gukina nabyo. Njya mbona abantu kenshi mukunda gukina n'ibintu mukagira ngo abantu benshi tuzanwa n'amakuru y'ibihuha cyangwa kuvuga ibintu by'ibihuha. Biba bikwiriye ko dutanga ibihembo. Kuba umuntu yaratangiye channel ifite umusabu umwe ikagenda ikuzuza abasabu 10,000 mu gihe kitarenze amezi 2, ntabwo wareka guhemba abantu bakoze ako kazi. Ni ukuvuga ngo rero ngiye kubaza abantu bagomba gutsindira 10,000 n'abantu 5 mu byitondera ibyo bintu. Ikibazo cya mbere ndagira ngo mbaze ngo ese ku nshuro ya mbere dukora ikiganiro nakoze cyavugaga kuki, cyari gifite iminota ingahe? Buri muntu wese afite iminota 3 yo kuba amaze kuvuga icyo kiganiro. Ese nagikoze kuwa kangahe? Icyo kibazo nugisubiza neza, amafaranga 10,000 birajya kuri konte yawe. Tugiye ku kibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri, umunsi Cyusana Iribagiza bacika bakava mu rugo kwa Rugema hari kuwa kangahe? Iyo filime yasohotse sangahe kuri channel ya Baby Family TV? Ikindi kibazo cya gatatu ngiye kubabaza, ese filime Inzira y'Umusaraba itangira bwa mbere episode ya mbere igisohoka yasohotse kuwa kangahe, hari ku itariki zingahe, mu wuhe mwaka? Ndizera neza ko ibyo ari bimwe mu bibazo mbabajije, nimubasha kubisubiza buri wese aratsindira aya mafaranga. Ikindi kibazo wenda cya nyuma twasorezaho ni ikibazo kigira giti, ese izi mbuga nkoranyambaga YouTube, Instagram zifitiye agaciro abaturarwanda gusa cyangwa n'abandi bose zibafitiye inyungu? Ndizera ko ari akantu koroshye, byibuze mba ngira ngo mutaza kubona zero, buri wese abashe kuba yagerageza. Ndi kumwe n'umutumirwa hano rero kuri kamera, nawe ngira ngo mubaze cyangwa se nawe nimba hari ikibazo yabariza abafana badukurikirana kuri channel yacu, nawe namuha umwanya akambaza. Okay. Ikibazo ngiye nabariza abafana bacu, hari nk'ukuntu ujya ushyiraho ibiganiro washyizeho wenda thumbnail z'abandi bantu cyangwa izina ry'Inzira y'Umusaraba, abantu bakayireba iminota mikeya bagahita bayikuramo. Sinumva ngiye ikibazo kiba cyabayeho, biba byagenze bite muri makeya? Okay, abajije ikibazo cyiza. Hari igihe koko mu minsi yashize nakoreshaga izina nkandika Inzira y'Umusaraba, ngashyiraho n'amafoto y'Inzira y'Umusaraba, kandi filime irimo imbere itandukanye na filime Inzira y'Umusaraba. None abantu barebaga ibyo bintu babaga ari benshi, ariko bakabireba iminota mikeya bagahita bavaho. Bamwe mu babirebye, nimba nawe uri kureba kino kiganiro warigeze kubireba ukanureba iyo filime ngo irangire, ese icyabiteraga ni iki? Njye nkeka yuko impamvu wenda yaba yarabiteye ari uko abantu nabaga nababeshye
babona ko iyo filime atariyo bagahita bakuraho ntibayirebe ngo irangirize, kubera ko wenda bafunguraga bagasanga si inzira y'umusaraba, bagahita babikuraho birukanka. Ibyo ngibyo nanabibonye mbona ko ari inzitizi, mpitamo no kubireka burundu. Ubu ngubu narabiretse rwose, sinzabyongera, nanasaba imbabazi abantu bagiye babireba bazi ko ari byo. Icyo ni ikibazo cyiza rero warumpajije. Ndumva yuko rero impamvu yabiteraga ari ukuba narabeshyaga abantu kandi narabiretse. Ubu se ubu ngubu ntabwo bizongera, kuko hari igihe abantu baba bazi ngo washyizeho inzira y'umusaraba, bareba bagasanga ni izindi filime batazi, utananditseho izina ryabo byibuza ngo batangire bazirebe. Ubwo ngubwo wababwira iki cyangwa wabasezeranya iki, cyangwa se wabizeza iki muri makeya cyatuma bakugarukira? Njye icyo nasaba abantu bakurikirana channel yanjye, icya mbere abaje bose bakunda sinema, ariko by'umwihariko bakunda filime Inzira y'umusaraba. Ku buryo izo tugerageje gushyiraho zose ntabwo zirebwa nk'inzira y'umusaraba. Ariko mu by'ukuri natwe murareba turacyari urubyiruko, dufite gahunda yo kwiteza imbere. Babyeyi muyireba uko mwaba mungana kose, natwe dufite inzira nk'iyaba ari inzira bakora inzira y'umusaraba. Nubwo tubyitirira tukagira kuriya, nta bundi bugome tuba dufite, kuba ari ukugira ngo turebe ko twabizamukiraho. Nubwo bamwe bajya muri comment bakadutuka ngo ntituzamukira ku bandi ngo n'ibiki, ariko buri umuntu wese yakora icyo ari cyo cyose cyamuzamura. Niyo mpamvu ariko noneho twahisemo kujya dukora ibyacu kugira ngo nabyo tureke Imana izabiha umugisha bikazamuka. Icyo nabasaba rero, ababyemera uko mwakunze filime Inzira y'umusaraba, mujye muduha n'umwanya murebe n'ibyo dukora hano kuri iyi channel, n'izindi filime zitari Inzira y'umusaraba muzirebe. Aho mudukosora mudukosore, aho mubona ibintu byagenze nabi mutugire inama. Natwe dufite gahunda nziza yo kubagezaho filime nziza kandi zirimo inyigisho. Icyo tubasaba ni ukutuba hafi. Okay. Ubu se ni ikihe kintu wabwira abafana bawe bagukurikiye batuye mu Rwanda n'abandi bantu bo mu bindi bihugu? Ni ikihe kintu nk'iyo filime wabizeza ko ugiye kubasohorera nziza ikoze neza? Kuri iyi channel ngiye kujya mbashyiriraho filime z'amashuti movie, za filime zikinitse zikarangira guhera ejo cyangwa se nimugoroba, zishobora gutangira kujyaho filime za shoot movie. Ikindi turi kubategurira filime nziza yitwa Inzira y'urukundo, igeze kuri sohoka. Iyo filime nakiriye abanyempano bagiye batandukanye. Ngewe icyiza cyanjye mu bushobozi bukeya mfite, ngerageza no gufata impano z'abantu bakizamuka tukazamukana. Nimunyemerera tukubaka bino bintu, ndabyizeye neza ko bizatugeza kure kandi tuzagenda twungurana ibitekerezo. Reka nanatanga andi mahirwe ku bantu nanone bifuza gukina filime, abantu bazi ko bashobora gukina amarore nk'ayo Isimbi akina, kwambara nk'uko Isimbi yambara, mu nyandikire kuri ya nimero yanjye ya 0720365580. Ikindi abantu mufite impano yo kwandika filime cyangwa mufite filime zanditse, namwe mu nyandikire tubashe guteza imbere ibyo bintu muri byose hamwe. Hanyuma n'abandi mushaka kunshimira cyangwa se mushaka kuduha ubufasha kugira ngo ibintu byacu bitere imbere, iyo nkunga mwayinyuza kuri iyo nimero. Buriya mujye munadufasha guhera ku mafaranga 500, ayo waba ufite yose, warishimiye ibikorwa nakugejejeho, ushaka ko nkomeza gutera imbere no gukora bino dukora, mwagenda mudutera inkunga natwe tukazamuka. Ndabizi kino kiganiro gikurikirwa n'abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari hirya no hino. Mujye mudusapotinga kugira ngo ibintu bigere kure. Okay. Ushatse kuvuga ko umuntu ufite impano cyangwa se undi muntu wese ushobora kuba yumva gukina filime ari ibintu byiwe, ari ibintu akunze, ashobora kukwandikira kuri iriya nimero umubwiye? Yego. Kubazi kwandika filime se ho ni ikihe kintu wabateguriye? Abantu bazi kwandika filime, buriya ari igihe umuntu usanga afite impano zitandukanye. Hari abafite izo gukina, hari abafite izo kwandika filime. Ugasanga uwo muntu yandika filime ariko ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yakinisha iyo filime yanditse. Noneho nanjye nkaba mfite ubushobozi bwo gukinisha iyo filime, ugasanga ariko umwanya wo kuyandika ni mutoya. Uwo muntu rero hari ukuntu ashobora kuzana icyo gitekerezo cye cyangwa iyo filime yanditse, twebwe tukayishoramo cyangwa se tugashyiramo ibikoresho, filime igakorwa ikaba yacuruza ikatugirira inyungu twese hamwe. Ndumva rero aricyo kintu njye nabasha gufasha uwo muntu ufite iyo mpano yo kwandika filime. Ubwo umunyarwanda wese wumvishe utanga nimero yemerewe kuguhamagara kuva ryari kugeza ryari mu gihe muboneka? Kuhamagara byo ntabwo byemewe.
nimero yacu mbahaye mutwandikira kuri WhatsApp, kuko hari igihe nimero ushobora kuyihamagara ntiboneke bitewe n'uko mushobora kuyihuriraho muri abantu benshi. Urumva rero mu rwego rwo kugira ngo twihutishe serivisi tubikorera kuri WhatsApp. Okay, ubwo umuntu wese umva yakuvugisha yakwandikira kuri WhatsApp, ubundi ukamuha umurongo wundi aguhamagaraho. Umuntu wumva ari icyo ashoboye muri ibyo twavuze yemerewe kunyandikira kuri WhatsApp. Ndetse n'abandi mwese mushaka gutsindira ya mafaranga bya bihembo, n'abandi mwese rero mwifuza gutsindira bya bihembo murandika muri komenti, ariko mwongere munanyandikire kuri WhatsApp kugira ngo mbashe kubona amanimero yanyu mukoresha, ibyo bihembo bizabashe kubageraho ku itariki 22. Ibiganiro nk'ibi ngibi ni mu byishimira dukomeza kubikora kuri icamo. Mbashimiye ko mwakomeje gukurikirana icamo. Nimba bari mushyashya ukande subscribe kugira ngo tuzabicikanwa n'ibindi biganiro nk'ibi ngibi. Mukomeze kugira umunsi mwiza.